kugeza ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo ku bakunzi. Ko yasize ku mbuga nkoranyambaga umuntu yayikura hehe yayisanga he? Murakoze. Kuri YouTube dufiteho channel yitwa Umuseke Kwaya yego /ADP Nyamata. Umuseke Kwaya /ADP Nyamata YouTube. Dufite n'izindi mbuga nkoranyambaga dukoresha yego, dukoresha Facebook kwa Umuseke Kwaya ADP Nyamata. Turi no kuri Instagram yego, aho ni Umuseke Kwaya ADP Nyamata. Hose ushobora kubona ibikorwa byacu bya buri munsi, genda dushyiraho update agiye atandukanye ibyo tugiye turi gukora muri iyo minsi. Iyi ndirimbo kuki mwayihisemo mu ndirimbo mwarahisemo gushyira ahagaragara muri iyi minsi kuyemo ubutumwa ki? Iyi ndirimbo twayihisemo kubera ko turimo turabwira abantu ko ijambo ry'Imana ribasha kubazura yego, ko natwe ryaratuzuye. Twari dupfuye tutazi Imana rurema, ariko tuhuye na Yesu tumenye ijambo ry'Imana turazuka, tuba bazima, duhindurwa bazima na Yesu Kristo. Ubu rero turimo turabwira abantu ngo iri jambo ry'Imana abantu baryiteho kuko ni inkota ibasha gukiza. Muri iyi minsi dufite ibibazo birimo biraba cyane, usanga abantu barimo bariyahura, hari amaterima agezweho ngo turajya kwa runaka ku mazu yo kwiyahuriraho. Abantu bafite kwiheba, bafite umubabaro mwinshi, ariko ubashije kumenya ijambo ry'Imana iragucengera rikagukiza. Turarimba ngo ni inkota ibasha gukeba kandi igakiza, ikaguhumuriza. Turimo turabwira abantu rero ko ijambo ry'Imana bakwiriye kuryitaho bakaryumva, kuko ririmo umuti w'ibibazo, ririmo umuti wo guhangayika. Iyo wari wihebye rirakuzura, riraguhumuriza, rikaguha umunezero. Nibwo butumwa bukubiye muri iyi ndirimbo. Muyobozi, nimero ya telefone nk'umuntu wenda waba uri kure akavuga ati nkeneye kumenya ibijyanye na Korali Umuseke, nshaka kubashyigikira, nshaka kubana nabo, yaca kuri nimero ya telefone? Nimero ya telefone ni y'umwe mu bayobozi bacu, nk'uko tuba tumaze kuvuga n'imbuga nkoranyambaga dukoresha, ariko n'uwaba ashaka kuvugana nanjye nta kibazo, telefone yanjye nayitanga. Yego, ntacyo bitwaye. Ni 0782 yego 300 yego 255. Yisubiremo 0782 yego 300 yego 255. Ubwo uwashaka kugira byinshi abaza cyangwa se kugira byinshi amenya kuri Korali Umuseke yaca kuri nimero. Tunashimira ubuyobozi bw'itorero rya ADPR hari Nyamata bavuze bati twemereye Korali Umuseke kujya ku Isango Star Rwanda n'Abanyarwanda muri rusange. Turabashimiye kuva ku muyobozi wo hejuru ndetse kugera kuri wa wundi twavuga ko wo hasi. Mwese Imana ibahumurije. Tunabashimira ko mwakoze indirimbo nziza, indirimbo yakozwe na David naye turagushimiye, aho uri mu rugo n'umufasha wawe n'abana, mugumye mugire ibihe byiza. Korali Umuseke rero ngira ngo bwa mbere twatangiye musa naho muri kuduha ariko reka tuvuge ko mwarimo muradushyira muri mood, noneho mugiye kudushyira mu mwuka. Umwanya no wanyu mucuranzi zamura umuziki, turamye Imana. Telefone ntabwo turi buzakire, ubutumwa nibuza turabusoma, ariko telefone muri hangana, reka Korali Umuseke iduhe ibyo yatuzaniye mu minota dusigaranye. Muduhe rwose iminota 30 muyikonsome neza, muduhe indirimbo ziryoshye. Umwanya no wanyu. Show
byose bandishome haleluya
imirimo y'amazamuka turi kumwe n'abera banesheje isi. Ijoro rirakuze dore bugiye gucya, erega tihanganira icyo agukunda urukundo rutari urwo kukureka. Komera dore amanuwe no kugutabara. Ijoro rirakuze dore bugiye gucya, erega tihanganira icyo urukundo rutari urwo kukureka. Komera dore amanuwe no kugutabara. Ijoro rirakuze dore bugiye gucya, erega tihanganira icyo ukunda agukunda urukundo rutari urwo kukureka. Komera dore amanuwe no kugutabara. Haleluya.
izabageza muri gakondo ati mbigize nte kw'Imana yabo ifite imbaraga ibarokoye amaboko yanjye izabageza muri gakondo ibarokoye amaboko yanjye izabageza muri gakondo kuko Imana ya Isiraheli yari yarabibasezeranije ibambutse inyanja ibageza muri gakondo yakoraga icyo gihe uyu munsi iracyakora yakoraga icyo gihe uyu munsi iracyakora Imana ya Isiraheli yari yarabibasezeranije ibambutse inyanja ibageza muri gakondo yakoraga icyo gihe uyu munsi iracyakora 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 icyo wavuze kuri twe ni uko duhaye umugisha ibyo byirato byacu kandi koko ntujya utanga kuko ab'isi batanga kandi koko ntujya utanga kuko ab'isi batanga iyo utanze umugisha ntiwongera amahoro iyo utanze umugisha ntiwongera umubabaro 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 haleluya iyo utanze umugisha ntiwongera umubabaro iyo utanze umugisha ntiwongera umubabaro iyo utanze umugisha ntiwongera umubabaro haleluya haleluya haleluya
haleluya. korari umuseke ngira ngo murababona bari mu mavuta bameze neza, ariko tunabashimira ko babanye natwe, tunabashimira kandi ko batuzaniye video yabo imeze neza, isa neza, yakozwe na David na team yose. Tunabashimira ku bw'indirimbo nziza babashije gutumwa, tunashimira ko hari umuseke ko baturutse Inyamata bakaza kubana natwe. Hari indirimbo imwe
nabasabye kuza gusubira baragira ngo tuyisorezeho hanyuma nimutongera kutubona menya ko tugiye mu karuhuko turaza kongera ku isaha y'isa 4 ariko Korali Umuseke yo baraza kuba bagiye tunagura yuko ubutaha bazabitegura bakagaruka twongera tugafatanya kuramya Imana. Reka indirimbo tuyinjiremo hanyuma Korali Umuseke tubaherekeze tunabashimira ko kari mwabanye natwe. Turashaka natwe gushimira ubuyobozi bw'Isango Star, turashimira umunyamakuru Olivier, turashimira na timu yose bafatanya kuba mwabanye natwe kutuyobora muri gahunda nziza, ndetse nabo twabanye mwese nizere ko mwaguwe neza kandi mukomeze rwose mwizere Yesu, numwizera ntabwo azagukoza isoni. Imana ibaha umugisha cyane. Mucuranze za mu musiki turamye Imana. isi n'ibiyu
ijambo. Kurikira ikiganiro ukuri ku ijambo kuri Isango Star TV buri wa gatandatu kuva saa 3:30 za mu gitondo na buri ku cyumweru kuva saa 3 za mu gitondo. Gukurikira ikiganiro ukuri ku ijambo bizagufasha gusobanukirwa ukuri kw'amateka ya Bibiliya, ukuri kw'ibitangaza Imana yakoze bivugwa muri Bibiliya, ukuri ku buhanuzi bw'Imana buvugwa muri Bibiliya n'ibindi byose wibaza ku ijambo ry'Imana. Ikiganiro ukuri ku ijambo mukigezwaho na Pastor Inyasi Irizerwa. Mwaramutseho neza mwese bakurikiranye televiziyo Isango Star, by'umwihariko mwese mukunda ikiganiro cy'ukuri ku ijambo. Amahoro y'Imana bane namwe kandi ubuntu bw'Imana bube muri mwe. Nk'uko mubizi ikiganiro cy'ukuri ku ijambo tuba tugiye kwiga ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana riri mu gitabo cyangwa se library nk'uko nayo babwiye Bibiliya nababwiye ko ari ikusanirizo ry'ibitabo 66 bikubiye mu bitabo bibiri cy'isezerano rya kera ndetse n'isezerano rishya. Nagiye mbasobanurira ibyerekeranye n'ayo masezerano, impamvu ariho cyangwa se impamvu iryo sezerano turyita gutyo. Ariko uyu munsi nagira ngo tugaruke ku ijambo benshi bakunda gutekerezaho, ijambo ryo kwihana. Kwihana tubivuga kwinshi, kwihana tubyigisha kwinshi, ariko kwihana Bibiliya tubwira ni kumwe. Ahari hose usengera, aho ariho hose waba warumvishe cyangwa se waba warigishirijwe ijambo ry'Imana, ntago iri jambo kwihana ari bwo bwa mbere uryumvise. Iri jambo kwihana ni ijambo twumva ko iyo umuntu afashe umwanzuro wo kugandukira Imana ari cyo kintu aheraho. Kwihana ese bikorwa kangahe? Ese kwihana biba rimwe gusa cyangwa se biba kabiri cyangwa biba gatatu? Ese ninde wihana? Uyu munsi nibyo turube twiga kugira ngo byibuze dusobanukirwe, kuko iyo tuvuga ubutumwa bwiza twigisha kugira ngo abantu bose babashe kumenya, bihane, hanyuma bamenye Imana, iherezo rya byose rikazaba kuzabona ubwami bw'Imana cyangwa se kuzabona ijuru kubera ko wihannye. Ni byiza ko dusobanukirwa nanone ibyo dukora, kuko nshobora kukwigisha kwihana uyu munsi, n'undi mwigisha wawe akakwigisha kwihana uyu munsi, ariko uko wihannye ukazasanga n'ubundi hari abakikwigisha ngo ntiwihannye neza. Ejo wajya gusengera ahandi wababwiye ati burya kwa kwihana wakoze siko kwari kwiza. Aho kugira ngo uhore mu gihirahiro nk'icyo, numva ibyiza wareba icyo Imana ishaka ko wihanamo. Kandi nta handi wabikura ni hehe? Ni muri Bibiliya. Hari impamvu ugomba kwihana. Iyo mpamvu niyo ugomba kubanza kumenya mbere yuko wihana by'ukuri. Kuko ushobora kwihana kubera ko wageze mu kigeragezo runaka, ugahura n'ikigeragezo bikaba ari byo bigutera gushaka Imana, cyangwa se bikaba ari byo bigutera gukenera Imana kugira ngo igutabare. Ariko nababwiye yuko isengesho wakora iryo ari ryo ryose ni ryiza, ariko uw'Imana itabara ndetse n'uw'Imana ishaka kuza ngo igirire icyo ayisabye ni wa wundi n'ubundi wamenywe n'Imana. Narababwiye niba uri mu cyaha kimwe kituma muri makeya wowe ubwawe ku giti cyawe izo ngaruka urimo uyu munsi akaba ari byo bigerageza urimo zikuzaho, ntago warenganya Imana. Niba uri mu byaha runaka, niba uri mu byaha by'ubujura, niba uri mu byaha by'ubusambanyi, niba uri mu byaha byo kubeshya, niba uri mu byaha byo gutoteza abandi, niba uri mu byaha muri rusange bya bintu uzi ko ari ibyaha by'ingeso mbi urimo, izo ngaruka zikuzaho ni wowe waziteye, ni wowe uri kuzitera. Ikiza nuko wareka kumvira Satani uyu munsi ukihana, nk'uko tugiye kubireba uyu munsi, ukwemerera Imana ikaza mu buzima bwawe ikakuyobora. Kuko iyo Uwiteka ari kuyobora ubuzima bwawe ni hahandi usanga na bya bisubizo. Usibye kwirwa dusenga tuvuga ati Mana ndashaka, bya bisubizo noneho birizana. Wamugisha urizana, wamugisha ntabwo twirirwa tuvuga ngo tubusabye Imana, kuko iyo warangije ku mwana w'Imana ubukwiye noneho n'ibyaso, ubukwiye n'ibya data,
data niwe utangira kukumenyera ibyo ukeneye, data niwe utangira kuguha